aba bakobwa bose ni ibyamamare yabanje kubarongora. Urumva ko inkuru iteye ubwoba. So, inkuru rero ngiye kuyirambura. Uyu mugabo bwa mbere akundana yakundanye n'uyu mukobwa bamwita Bianca. Bianca yakundanye n'uriya mutipe. Akundanye n'uriya mutipe yamuguriye n'imodoka. Ni amakuru numvishe ko ntabwo byo nabihagazeho, ko ntabwo imodoka nigeze nyibona. Mande house niki mutabona. Hanyuma tuvuyeyo barakundana aho ni kera, ahita muta uyu mujene, ahita ata Bianca. Uyu munyamakuru ata Bianca arongora uyu mukobwa muri kureba hano, amugira umugore, baranabyaranye niba ntibeshye. Kenzimani uyu nguyu arangije kurongora uyu, Kenzimani yaje kubona akazi muri Skol, ajya kuba umuyobozi muri Skol. Aravuga ati ariko sheri, ubona tutarirukanse ko nakurongoye nkiri umutindi, ubwo urukumva byavamo. Ahita bivamo. Umugore aramuta ngo ashaka umugore wirabura, abafasha umuntu bita Sonia. Pa, muramubona Sonia, DJ Sonia. Abafashe Sonia muha Benzi. Sonia mushuti wa Kemi. Abahaye Sonia Benzi. Aravuga ati nzakwambika impeta, ariko genda Kendi Mbana uri mubi. Godfather ndi mubi ariko urandusha ububi. Mutipe mu gukwe uzi kuri gusenga ugakomeza kwa mubi. Sonia bamuhaye Benzi. Tiku 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 yagape. Urukumva Sonia yategereje impeta, umuhungu aramubwira ati sheri nyoherereza imodoka bayitware mu igaraje. Imodoka tipe barayimwambuye. Sonia abamujugunye ibishanga, n'imodoka arayimwaka. Sonia araza aramubwira ati Godfather imodoka yayinyatse. Namubwira se gicucu kuki bundi ni gute abakobwa b'ikigali ko ntari biwerewere, umuntu arakubeshya ngo kugura imodoka igakomeza kwandikwa mu mazina ye. Sonia ahantu yabereye ikimara, iyi modoka barayimuhaye ariko Kenzimana akomeza kuyiyandikaho. Bamuhaye duhenda abana. Sonia imodoka si ukuyifotorezaho, kandi imodoka iri hehe? Imodoka yanditse kuri Kenzimana. Sonia imodoka arayifata, aramama ati Godfather imodoka barayinyatse. Ntumupuri bawutwariye ubusa. Urimo kumva? Imodoka Kenzimana arayitwara, Sonia bamuta ibishanga. Kenzimana amenya amakuru ko hari umukobwa bita DJ Crash mushyashya. Aravuga ati numvishe ko hari aka DJ gato. Abaragafashe pa, ntabwo byamukore byo mbizi. Urukumva? Nta nubwo ndakonfaminga ko DJ Crash, ariko makuru mfite nuko Kenzimana yahise murebe, muve kuri Bianca, urebe Bianca wa kera mu 2020 ugere kuri DJ Crash wejo bundi bro. Abafashe ka DJ Crash buhinja, agahinja papa. Aragafashe tiku nako agataye ibishanga. Ikintu ahantu inkuru ishingiye rero tube tunayivugaho, ntabwo ari abakobwa uyu munyamakuru arongora. Abangaba ndi kukubwira bake. Reka mbasomere inkuru. Uyu ngo yarambwiye ngo, urimo kumva? Bianca ni uwa mbere y'ubukwe. Bwa mbere Bianca niwe wamukatiye, bakundanye agikora muri Airtel. Okay, Bianca ngo niwe wamwanze. Urumva ko Bianca yabonye uyu mutipe aravuga ati kasi ya buroro tumuka. Ndi gusoma iriya Benzi yagiwemo n'abakobwa benshi. Mbere ya DJ Crash hari uwo wundi bita uyu nguyu yambuje kuvuga amazina ye, ntabwo nongera kuyavuga. Nukuvuga ngo mbere ya DJ Crash ejo bundi hari undi mukobwa n'abafoto yenda yafite, ariko uyu mukobwa yambwiye ati Godfather ndagusabye mvana muri izo nkuru, sinongera kumuvugaho. Uyu siwe uramuzi uretse gato. Uyu oya ntabwo inkuru zindi buze kuzisoma. Mwumve. Uyu mutipe niwe wazanye Bianca muri showbiz. Bavuye mu murenge rero, inkuru ndi kujyana nsoma buhoro gake. Urukumva? Godfather nuko utazi abakobwa bakorana muri Skol, abarongora ntajya arara wenyine iyo bagiye mu ntara.
yereka abacumite nyine ejo bakoze umurenge noneho rero iyi nkuru kubera iki yabaye akasamutwe ndashaka kugira ngo musobanukirwe iyi mpamvu iyi nkuru twayizanye ntabwo ari uko ya Kenzimani we ni Baritazari kwanza ubu turi kuvugana muvuge Kenzimani murabona impamvu nashize kano gafoto hano urabona hari ari gusenga reba kara gafoto karimo Yesi kari hasi uriya muntu bari kwambika impeta nubwo bambaye imyenda isa ntabwo ari we muri kureba iriya foto iriya foto bari kwambika umukobwa impeta hari hasi ntabwo ari Kenzimani bombi nuko abamizirima bambaye imyenda isa ariko uriya mugabo ntabwo ari uyu nguyu uri gusenga uri kwambika impeta ni uyu nguyu mureke mbereke uri kwambika impeta uyu nguyu ntabwo ari Kenzimani uyu nguyu rero nindi tugende gake uyu bamwita umunyamakuru uyu ni umunyamakuru bita Sango muramuzi Sango uyu nguyu muri kureba hano uyu Sango ejo bundi yambitse impeta ikirezi uyu mukobwa yambitse ikirezi impeta muri kubibona hano murabona amafoto yamwambitse impeta reba ukuntu bameze dore ngaba wababonye urabona ko bameze neza iya kapo twafanaga twabakundaga nimuririre muri mute nimuririre muri mute ariko ntagira umuntu uririsha emoji so mwebwe muri kwitiranya iyi foto uyu nguyu bamwita Sango akora kuri Radio 10 yafashe kirezi amwambika impeta bro turishima ibinyamakuru birandika kirabiranya Kenzimani maraya mukubwa warongoye Bianca ntiyanyurwa arongora DJ Sonia ntiyanyurwa arongora DJ Crash ntiyanyurwa arongora undi mukobwa umudamu we yataye 2021 ntiyanyurwa arongora abandi benshi n'abandi nanze kuvuga amazina bambujije baravuga ati tuvane muri rero twarasereye ariko biranga so bro uyu munyamakuru kubera afite amafaranga yahise ajya gushimuta umugore w'abandi uyu mukobwa muri kureba hano ahita mwambura nde umugabo we nimubabare murabona uyu mukobwa hano dore nguyu bro uzi ikintu byagenze murebe Kabutindi bazakora ubukwe ejo bavuye mu murenge murebe turi kureba ikirezi hano yambitswe impeta na Sango urukumva ngibi tukongera tukareba ikirezi avuye mu murenge na Kenzimani Baritazari birababaje bidagaginda ni murire mutapige screen dukomeze aya masaha umuntu bita DJ Crash ari kurira aya masaha umuntu bita dore abantu bose nagiye nshira utuntu tw'udusaraba toka ndani yakozagamo akajugunya ntabwo uryoshye tumuka Bianca toka Sonia toka DJ Crash tumuka umuntu ndiko bashaka kubana nawe ni umugore wa Sango urumva ngaka yego tugende gateya rero mumbwire ni ukuvuga ngo ariko se uburetse gatugo dufata reka tumaze tuvaneho izo Yesu Kristo so ni ukuvuga ngo ndashaka mwandike muri comment mumbwire amakosa naya Baritazari Kenzimani cyangwa amakosa nayo y'umukobwa wataye umwana w'umuhungu wawe wari umaze kumwambika impeta akajya gusanga umunyamafaranga Kenzimani usigaye ukora muri Skol amakosa nayandi yego ko 10,000 birageze turashize uri kwishungereza turashize ndi kubabaza mubwire mufungure bayike zanyu Nikita ngende we ndeka nkubwire sibyo uyu mujabo ni Baritazari wallahi nese gato se yazaje agakozamo we
Baritazari Jackie ndakubuza ukuri wacu uretse gato Jackie ariko nyine ikintu kimbabaje ni ukuntu nyine cyangwa ariye bamwambitse kava kuriya impeta mugabo baramwanga yihurira na Baritazari muceceke gato inkuru irakomeje kuresha zamuka mana yanjye igiye zamuka hano ndabamenyesha ko njye nabaye ikizungerezi. uri kuvuga ngo ntabwo uzi niyo biri kuva niyo biri kujya njyewe inkuru Njye byanyobeye nageze mu byancanye. bicu ubu njye nanabimenye byose ngo nambaye imyenda ya Njyewe- siporo ariko nananiwe kugenda muri Mani njyewe nabaye ikizungerezi byanzungurukije. inkuru njye yaryohanye nageze mu bicu yansajije. nta nubwo nanahumeka crash ko ndi kuba mikoro ntuyifate mbega umugabo ni ukuvuga ngo uyu niwe Baritazari aka izina ry'Imana umutipe ahera ruhanda abomora ni kwa kundi ujya mu giti cy'amapera ukazajya ujya ukumvarira bisi ukajugunya wajya kwita ugasanga ntiryeze ukajugunya wajya urumva Nikita Fayina aratwaye umupira w'abandi aravuze ati shani wowe naburaga kabisa reka ngurongo Jackie reka Cyakoze nkubwire ikintu numvise akabayitwe ni koga nawe azamwanga shafu nawe azamwanga Ikintu numvise cya nyuma ni uko yatwaye umugore bari bamaze kwambika impeta. no wawe ntabwo uhari reba hano dore uretse gato Gihozo uyu mukobwa nawe ntabwo yoroshye ntabwo yaravuze ati ntabwo narya amafaranga y'umunyamakuru gusa kandi ari amafaranga y'umunyamakuru ndetse akaba n'umuyobozi wa Sikoro aya masaha sango ari gutabaza avuga ati nkeneye impeta nakwambitse mu yingaruriro bagutware yego man kuramba ibintu bitkomeye impeta bambe ruvuga ngo ikintu kibabaje Kirezi yagiye atwara n'impeta y'abandi nesongo yamwambikiye umugore amwibana n'impeta bamwambitse None se yari kwiba umugore gusa ugomba kumwibana n'ibye. wema hagati ahangaha uretse gato noneho murebe ndashaka murebe ukuntu uno mwana ari excited ashimishijwe n'impeta kubera ahangaha ni urukundo abana barakundanye urukundo rwa nyarwo urabona ko bishimye se butimbire bwa shyamba Kim we ndapfuye uyu ni wa wundi witwa Daddy Kemi Ni daddy, ako daddy wabaye daddy w'abana bose. biriseri ubwo yikundiye Kim na Je Turashaka mwe muretse gato murebe ukuntu hano abantu twikomereze inkuru murebe ukuntu abantu bishimye hano ubundi niko bigenda abantu iyo bishimye hano abagabo barakora uzigire ubona Dada avuga mureke murebe muforo w'umuntu avuga muforo w'ingeri avuga n'ukuntu yitaga ari ngo ni intuza muforo none se urebe niba musimbura muri uriya mwanya Rini uyoboye muri hejuru ni uyoboye akurikiwe na Rini wundi ni uyoboye Rini uyoboye hejuru dore hejuru papa ku 18,500 ni uyoboye amwitale papa urukunyumva ngaho namukuremo yicare muri uriya mwanya wo hejuru amukuzamo ikizi aramukuraho nabonye ari guhangana ari guhangana aramukuramo nyamara Dada bayu wa kabiri akuyemo Samu baramukuramo n'ubundi ntabwo amukuramo barakubeshya so dukomeze inkuru yanamukura bise Dada uramuzi ari guhangana amukuramo bro jewe Rini nayamanitse tugende daddy ararenze we. Narenze. Ararenze. kamaze nkomeze inkuru muceceke so ahangaha rero twikomereze inkuru rata reka dukomeze inkuru inkuru ndayikunda iryoshye DJ Crash nibigukundira uzamuke nkwibariza akabazo kamwe sheri inkuru birimo imisopeke iraryohera we DJ Crash ariko uravuga cyane ukamvugiramo nkumva nakumanura so DJ Crash nibigukundira uzamuke nashaka kubaza ikibazo kimwe kugira ngo mvane muri iyi saga ukujye panda twagiye so tugaruke uzamuke nkubaze sheri so tugende gakeya rero ahangaha murabona ukuntu uyu mwana yari yishimye noneho ikintu kibabaje kurusha ibindi Ikirezi yagiye yegira catfish yambara makeup turameze nk'agasamunyiga hano ariko uyu muhungu ni mubi yambara gutya kugira ngo batamenya ko ari we dore ukuntu asa ko mukora gasamunyiga kandi kanisa ni biki nuko nyine nabivuze bakuvanye ku mwanya wa mbere mbabarira usubirane kanda kuri Jack ariko se ko mugiye kunyibira ari nanubwo ese ubundi ririnde nago yitwa ari akuzamure niki wowe azamure kuri kiki ndapfuye Daddy isize insenda mwaka byara
datanga gift niko ameze uretse gato ibi ndi kubona ni byose n'amaso yanjye ariko ku muntu yakunze no uretse gato ibi ndi kubona nibyo ndi kubona Jack nta kintu yasiga inyuma uretse gato Mbese what y'umuntu. I'm saying is my arigaruye message Jack arigaruye ku muntu yakunze niko ameze muceceke ntacyo atamuha ndakanyagwa muceceke reka nkomeze inkuru na TikTok universe ati nanjye arayivuga wampaye manigani koko oya muto wivugira mu bintu bya kuko ni hoya ndakubushije uwo ninde uvuze ngo mumanure gahabwe oya wimumanura wimumanura ma kwara mani mureke ibi ngibi nibyo bisambanya abagabo b'abandi washatse do ayisambanye Dadi ni umutwe Dadi ndakubujije Dadi yanaroga atinze Maya kwisi karazo kamwe Maya wow mureke nikomereza inkuru ariko Dadi atinze kwisi yaro Twashobe twageze mu bukwe reka dukomeze murebe Bakomeze. bro murebe amafaranga ukuntu ari abantu mabi murebe iyi sura y'uyu mujene Yesu muri kumureba murebe bahungu mushaka amafaranga murebe Kanzimana ukuntu ari kureba Kanzimana ameze nk'umuririmbyi bita ntuza bita mukombozi w'u Burundi ameze nk'umushimusi ndebera hano bro noneho dore uyu mukobwa yakunze uyu nguyu urumva yanguye umwana bro ndebera dore ukuntu ari kureba dore ndebera n'ukuri Imana murebe yamwanze so ubu turi ariko kuvuga iriya makeup wamuteye nibyo bisekeje uretse gato no kano kana reba ukuntu ari keza kano kana kavuyemo DJ Crash kamukubita uruhande kavanamo DJ Sonia kavanamo Bianca kavanamo abandi babiri ntashaka kuvuga amazina yabo harimo na Shadia rega Shadia ntabwo nshaka kuvuga ngo ni Shadia nde hari impamvu ivuze mvuga yamureke bimuvuga reba ganza se ganza mureke ganza ndakubujije abantu ganza rwose guys nta moderator wemereye kuboroka umuntu mwemereye kuba mutinga gusa so iyi nkuru rero ariko rero ndabona shagoro yagiye kurangira kuko Imana murebe twamani yego ko ariko se mwakumva izo Galaxy kitari cy'amahanga ariko si mwabaye mute munatapinga screen tugire ku 800 mari ntago abantu iyi nkuru iraryoshye mwana ntabwo turayigeraho mfite amajwi ndakina n'amajwi ngaho da ndakina n'amajwi mfite ibintu byinshi thank you so much bamwita ariko zamuka shushu zamuka uzamubwire ariko agarura impeta gatfa impeta rayiga turi gukora advocacy erega ntuzamukanya ndamuzana impeta Ivona aba yaranguye amayego welcome shushu komeza gatfa hasigaye ubuvugizi bw'impeta kandi gadufata tubwiye ko bikiri inyuma byinshi ni ngo harimo n'amajwi katwimutinge twiyumve katufa baragushimutse asanga ari kuri telefone yewega kibite sawa mama mayeko wanjye meze bite shushu be kona yarangwera uretse gato ngiyewe rero iyo umuntu anyihereye verisiyo ye uri kumva iyo umuntu ampaye verisiyo ye ngiyewe verisiyo ndayifata umuntu aranyandikiye okay ibi bintu nyandikira umwe niba nabisomera abantu niba ushaka ko mbisomera abantu umbwire mbisome ariko niba utashaka ko mbisomera abantu nabwo ndabyihorera ubwo washatse ko ari ngiye wimenya oya hari umuntu umwe unyandikiye umuntu unyandikiye umbwire niba nabibwira abantu cyangwa ariko ni ikibazo njya kuri message yindi unyandikiye biravamo ariko ntaribi turi kukumva avuga gatfa konde ngoro mwifuko so mu ndebere kandi Imana indebera yewe data we mushaka amafaranga uzi ko utamenya ko ari we se mushaka amafaranga kandi Kenzimana aravuze urukumva Kenzimana aravuze ngo umva verisiyo yawe uri bumpe ndayubaha urumva ngiye verisiyo umuntu ampaye verisiyo ngiye nubaha ngiye ntabwo mbashaka ngo iyo kuba bavuze na nyir'ubwite kuvuga ibintu bitandukanye urumva mukore genda amafaranga uraryoha none uze ko mbona hamwe afite abageni b'abakristo ubundi b'abasilamu ubundi w'abarizwa indi Kenzimana none se Sonia arasenga none se Bianca arasenga we apfa ese ko ari Baritazari afata ibyo abonye twagiye mutapinge screen dutangira inkuru ndababwiye n'amashuri ndayabakinira
sinzi impamvu ndi kubona n'umukobwa baberanye. ubwo se ari uyu nguyu ari ubukwe bwa mbere n'ubukwe bwa kabiri ni hehe baberanye? Ubwa kabiri uwa mwana. mbere Ahangana uyu wa mbere Uwa mbere. ahangaha so tugaruke kuri Kirezi rero. Kirezi si umugambanyi uyu mukobwa? Yewe gakiza igitare. reba ukuntu yari yishimye ariko abakobwa natwe tuninja ndebera ko yatungo yishimye we. ariko buriya wasanga nawe umuntu amubajije afite impamvu yabikoze. inde uwo mukobwa uyu mukobwa ni igitangaza. ariko uyu mukobwa azi ko kandi Kenzimani azi izi story. ariko sha nanjye nicyo nari ndimo gutekereza Gatfa ibaze niba nta kintu yari azi akaza ndabizi baratubikodinga everyday akaza kubona bino bintu wagwa muri koma. uyu mukobwa ibaze niba ntabyo yari azi ese ubundi wajya gutera umuntu so urumva yaba atabizi narabizi wose ubwa mbere mboneye aha njye si ubwa mbere mbonye bajya ku buryo umuntu wagera aho ujya kubana n'umuntu utaramenye uyu mwana kubana n'umuntu se bisigaye bisaba ko ari pasi bamukubita akagenda umunota umwe bakakurasetsa kubana n'umuntu. ese wa wundi umuvuduko warangiye bagahita bagenda mu murenge. ndi kubaza ariko Gatfa yambwije kuri 31 kere reba ayo mabwire uretse gato dadi umwana urabona akaburugika nakuri aka karaya ni se tubireba. dadi kuri aka karaya yaguha karaya Akunda ijipo kure. ego ma ariko shani Jackie ndagubujije ariko Jackie dadi uri kumuhora iki? Leave daddy alone. hanyuma niba inkuru uyu nyuma yo kumva inkuru uri kumva wishimye ntabwo cyangwa erega inkuru ndi kuyibona ki niko niri harya vugisha umuntu wawe nani ntabwo yitwa Rina Inde yitwa inde? Riping kandi Gatfa yeke umuntu w'abana Godfather arabihuhuye. Gatfa shaka no nurekere mani nurekere Gasha muri iyo nyo yawe wamaheruwe ishyari ninde ufite undi shyari. Buya ntago ari wowe wabwiye se ubutesi niwe wabwiye ko ntago ari nibakureke Jackie nibadatuma uvuga nabi nibakuveho bagarata ngo numva nari babonye uwo babwira babonye ngiye bantuka ndabihorera nibajya kwa mwese ubushita arabona inde muntu ufite ishyari ahanga mureke mani gihoga ngo nyuma yo kumva iyi nkuru arumva yarira iyi nkuru inde arumva yarira bayini wagicucu aya Jackie reka se umuntu azajya gufotora nawe ujye kutukana nawe utanamo ambaramo ingutiya rimwe basubije nini Ripingi nyuma yo kumva inkuru arumva yarira kandi muto nyuma y'iyi nkuru bahayari oya hari inkuru mani bibabaje aha ngaha cyo koze njye eka mbabwiza ukuri mbahe version yanjye ntago nakumva na blaming umukobwa nese umugabo ko ari we wigize barita zayo ko ajya mu gitakirwa afata amapera ashunaho rimwe ajugunya ibyo birabarebira amuvuna kuri ni wowe waba wabiteye ariko nawe bizagera igihe n'uyu nguyu si yumve ko ari special noneho karma is a bitch iyo udicinze umuntu for no reason ntabwo tuzi version ariko iyo ugiye ugakora ikintu kibisha buri gihe kiragaruka pe no kuri murakoze aha Gatfata se ko atangiye gukomeza ko agiye kutumanura nanjye nabibonye buretse bamanure ntabwo mbamanura ariko ndi kubabaza hari ikindi mukeneye se umaze kubaha inkuru ese inkuru yarangiye murashaka ikindi kandi Gatfa bari kuguhamagara mu gikari ukakubuza kuvuga avugisha induru ibirenge wanamubuza kuvuga akibagirwa ugashiduka yabivuze ubu na wa muntu yavuze ngo ntabwo amutubwira mu kanya aramutubwira kandi yamuvuze nawe wumvishe uri ikigoryi nawe numvishe okay ngaho mutapinge screen tugere kuri 800 nkomeze
kugira ngo babahe iya Eva iva mu musimbuka. ya eva se kandi si yarangiye. ntabwo mutatinga. Okay, iya eva reka nyibabwire. Oya reka Pasi. nimanuke ntabwo wavuga Eva mbi hano ndamukunda. Okay, Pasi. pase rata sibyo dufata mu kanya aradukorora turimo kuropoka kamwe n'imizi. Ahubwo nyereka nceceke bataza kumanura ndi kuvuga. Inkuru nayirangije keretse niba hari ikindi mushaka kubaza. Uyu ninde umva koko udusimba tw'abageni yega ba yega Ariko iyi nizere nkuru yari iryoshye cyakoze n'ibisi irangira n'idanje. ariko kano kana umushyira rero ukuntu abantu Yewe bashobora ngo babageni ngo baratandukanye. Oya nanjye inkuru bwa mbere yumvishe. oya nkuru muyisimbuka Oya widusimbutse. Dore ngaba babandi bafungishije mashato marara batanga. Yewe yewe batandukanye oya man. we oya na za miliyoni yewe data we Hari izidashya se Ariko batandukanye vuba. bafungishije Abibabwiye. hoteli none bamaze guhana. Yewe oya na divorce yajemo se. Ni barimo batandukanye. barabaza ngo amajwi ngo ari hehe. mbona Ye baba we tuvuga ibintu nibyo njye sinabyemera. Ngewe ibintu ngewe niba si ibintu byabaye. nibyo. Nibyo. Why not se bitaba byo. byaba byihuse. Mana yanjye ahubwo uyu muntu Bitihuta, byanditse si ko abana. arenze. Uyu muntu byanditse ninde koko. No nibyo amakuru y'ahantu hose Ntabyo kuvuga na- byamaze kuba. Bya Kigali n'imiguruko. Ni imiguruko pe. Ese we ko ntakimenya amakuru nsigaye niyizira Atandukanye, kuyashakira hano. Wayamenya utuba wibereye mu makoyini. Ariko uyu mugore nyine uretse Amakoyini gato. Kare kuzabaze ntabwo njya mu makoyini Jackie wapi uzabaze Amakuru abirangiye yihakana.